Mu buzima biba byiza iyo utihenuye kuko hari igihe usanga amakosa dukora atwicira ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Ese byagenda gute uramutse uri umuntu wakoraga mu igaraje woza imodoka ariko ukaza guhindurirwa ubuzima ukaba wahinduka umwe mu bakire nawe batunze agatubutse? Agafilimi uyu munsi tugiye kurebana kacu karibanda ku nkuru y'umukobwa uba ukora mu igaraje aho akora amasuku ariko akaza gukundwa na bosi ndetse akamuhindurira ubuzima. Ikaze kuri The Focus X TV. Agafilime kacu tugatangira hari umukobwa urimo uroza imodoka. Muri ako kanya ahita haza undi mukobwa wakataje akahita amukurura akamubwira ati ni ukubera iki wagiye kuvugisha boss utamenyesheje? Umukobwa akamusubiza ati ese wowe ufite ikihe kibazo? Undi akamubwira ati erega ubu ngubu ntabwo wukiri umwe mu bacuruza imodoka z'aha ngaha. Undi aramubwira ati none se ko nari navuganye na boss ku bijyanye na teste? Undi akamubwira ati bijyanye na teste ati mu gihe ngiye nabishaka se. Undi akamubwira ati se byaba bisobanuye iki mu gihe utabishaka? Undi akamubwira ati nta mpamvu yo guterana nawe amagambo ahubwo komeza usukure, komeza ukora isuku. Yamara kumubwira uko nguko undi akahita yikubita akagenda. Undi nawe akamwitegereza agafata ibyo ahanaguza agatangira gukora isuku. Muri ako kanya ku rundi ruhande hari umusore uri kuza yihuta ubona ko ari kuhanya ariko ari kugana handi wa mukobwa wacu aba arimo arogereza imodoka. Yamugeraho agasa nk'umukoraho kugira ngo ahindukire bavugane. Undi akahita ahindukirana umujinya amubwira ati sinakubwiye ngo, akahita amumenaho amazi akikanga akagwa mu kantu bitewe n'ibintu aba akoze. Akahita atangira akikorakoraho nk'ugize isoni wese agakuramo amarinete akamubwira ati umbabarire nyakubahwa, agatangira kumwihanaguza. Umukobwa aramubwira ati mumbabarire nshobora kuba nkoze amakosa akomeye cyane. Undi akamubwira ati oya nta kibazo, aya n'amazi ntago ari ibintu byatari, ati hangane wikomeza no kwivuna ahubwo. Umusore aramubwira ati niba byakunda wambonera imyenda mpindura hejuru kuko mise noha nta kindi kintu kindi mfite ahangaha cyo kwambara. Negerereza ahangaha isegonda rimwe ndumva hari icyo nshobora kuba mfite muri baga yanjye nyikuzanire. Umusore aguma aho ngaho amutegereje agakuramo n'ikote kuko riba ryatose. Muri ako kanya nk'ako guhumbya koko umukobwa akahita agaruka amuzaniye t-shirt y'umweru. Umukobwa akamubwira ati ntago rero iriho brand y'ikirangantego gikomeye ati ariko ndakeka byakora kuri wowe, ishobora kuba yagufasha. Umusore akahita atangira gukuramo ishati yihuta agira ngo arebe ko yahindura akambara uwo mupira baba bamuzaniye, ariko umukobwa muri make amasoni aba yamwishe cyane ubona yuko asa nkaho yatinye icyo gisore adashaka no guhuza nacyo amaso, ariko agenda yikora mu isura areba hasi atagira ngo barebane. Umusore ishati ahita ayikuramo akayishyira ku ruhande agafata umupira agiye kuwambara. Umukobwa ahita amubaza ati ese wasoje? Umuhungu agasekamo akamubwira ati ntago ariko mbikeka ariko ngiye gusoza. Umusore agahindura umupira neza akawutunganya yarangiza akawambara atoke ubu noneho ndakeka nasoje. Umukobwa nawe arahindukira akamwitegereza akongera akamubwira ati nukuri ko Imana mu by'ukuri ndongeye ngusabye imbabazi. Umusore nawe akamubwira ati erega nakubwiye nta kosa rinini wakoze kabisa, nta kibazo kirimo nakubabariye. Bakomeza baganira. Umukobwa rero akamubaza ati ngaho mbwira niki cyakugenzaga ahangaha twagufasha gute? Umusore aramubwira ati mu by'ukuri ngenda ahangaha ndi gushaka uwungirije ucuruza imodoka ahangaha witwa Amariza, ese yaba ari ahangaha? Umukobwa akahita amubwira ati yego rwose nibyo ntago wibeshya ari ahangaha, niba nta kibazo nkurikira ahubwo nkugeze aho aherereye. Muri ako kanya umusore akahita amukurikira agashaka gufata imyenda, umukobwa akaba yakomeje, umuhungu akabona ko nawe nta kibazo akamukurikira. Bagatambika mu ishop irimo imodoka akamwerekeza aho Amariza aba aherereye. Umukobwa ari nako agenda amucisha ku modoka zihenze. Muri ako kanya bakahita bagera ahantu Amariza aba aherereye. Umukobwa akahita amubwira ati Mrs. Amariza dore uyu musore yagushakaga yifuzaga yuko mwavugana. Umugore akitegereza umusore akamureba ati oh ngaho mbwira wifuzaga yuko ngufasha iki? Umusore akahita amubwira mbere na mbere ati mwaramutse neza, ati ngenda ahanganje gushaka ikinyabiziga ati kandi nizeye neza ko muri bubimfashemo nkabona icyiza. Umugore akamwumvira ati ko bihenze cyane se musore? Umuhungu ati ndabizi. Umugore akamureba akamubwira ati kibirimo se biri ku giciro cyo hejuru? Umusore akamusubiza ati ndabizi nta kibazo kandi ntacyo bitwaye. Umugore mu magambo arimo agasuzuguro kenshi akahita abwira umusore ati ese waba ufite igitekerezo byibura cy'imodoka ziri ahangaha uburyo zihenzemo? Umusore nawe akamusubiza ati ntago nkeka ko naba ndi umuhanga muri byo, ariko nanone nkeka ko aricyo gitumye uri ahangaha kugira ngo usobanurire abantu babashe kuba babimenya. Tugarutse ku rundi ruhande hari umugore uba wicaye mu biro ubona yuko ari umugore ukize kabisa. Yarangiza akahita afata telefone akagira aho ahamagara. Kumbi abahamagaye wa mugore Amariza. Amariza ako kanya ati murihangana hano hari telefone yihutirwa nkeneye gufata. Ako kanya umugore ahita yitarura akabasiga agafatamo intera ishoboka ku buryo ibyo ari kuvugira kuri telefone batabasha kubyumva. Akahita yitaba ati mwaramutse mabuja. Ako kanya akamubwira ati ndi kukumva. Undi akamubwira ati so nizere yuko umeze neza. Amariza rero hari ikintu ashaka kukubwira, inshuti yanjye magara iri hafi kugera aho ngaho. Rero ni ibintu by'ingenzi cyane kuba igiye kuza aho ngaho.
ati rero uramenya utaza kuza kumutesha umutwe mu mwakirana ubwuzu mu muhereze serivisi nziza ataza kugira ikintu aburira aho ngaho. Amariza agasubiza mabuja ati yego nta kibazo ndabikora. Ubwo muri ako kanya nyamukobwa wacu aba arimo arereka umuhungu imodoka ati ariko ndakeka kariya ariko keza kakubera. Umusore ati sha nanjye niko ndi kubibona kabisa ni keza cyane. Wa mumabuja nawe uri kuri telefone akareba ku isaha ati ni 3:30 ahubwo ubu bivuze yuko agiye kwita agera aho ngaho. Umugore akitegereza akagiramo akantu ko gukeka ariko akahita amubwira ati ubu aka kanya tuvugana n'ubundi ndaho imodoka tuziparika ariko nta muntu n'umwe ndi kuhabona. Akirengagiza wa musore wacu uba waje amubwira yuko nawe ashaka imodoka. Undi aramubwira ati oya nta kibazo araza kuhagera ntago ajya yica gahunda. Muri ako ka mwanya mu gihe Amariza aba akiri kuri telefone hakahita hinjira undi musore akahita avuga ati ndabona hageze. Undi akahita amubwira ati okay gerageza umwiteho rero mu buryo bushoboka bwose bwiza. Atarakupa telefone akahita amubwira ati ariko nyihanganira gatoya nkubaze. Ahita amubaza ati ese wa mukobwa uri gukora aho ngaho wababashe kumuhereza test hari icyo wabonye cyavuyemo? Undi akahita amusubiza ati oya ntago ndabasha kubikora. Boss akahita amubwira ati oya wimbwira bishoboka bite se kutaramuha test? Amariza akahita amubwira ati ariko boss buri ubaye inyemereye nkakubwiza ukuri ngiye nshobora kukubwira yuko uriya mukobwa mbona nta kimurimo pe ntagashoboye ndabona atari umwe mu bo dukeneye. Boss akahita amubwira ati oya nta kibazo wowe uzamuhereze test ibindi tuzabimenya bitewe n'ibizava muri test azakora. Boss yarangiza akamukupa undi nawe agakupa telefone akahita agenda akajya kwita kuri wa mukiriya. Aza amusanga gake gake yitonze yigengesereye akahita amubwira ati mugire igitondo cyiza nyakubahwa. Umusore akamusubiza ati mwaramutse neza. Amariza ahita amubwira ati urihangana rero hari utuntu nari ndi gukorana usozemo ndahita ngaruka mu kanya gatoya ati kandi ibintu biri bukorwe neza cyane biragenda neza. Ati kandi wabikoze neza uhagereye igihe. Umusore agasa nk'ugwa mu kantu nk'aho ibintu bari kumubwira atari kubyumva neza. Amariza akahita akata akagenda umusore agasigara amutegereje. Ako kanya Amariza ahita agaruka kuri rwa ruhande ruba ruherereyeho umusore wacu na wa mukobwa. Akimugera akahita amubwira ati nyihanganire nyakubahwa aturi bwihanganire kuntegereza umwanya wose biri butware cyangwa urumva byakurambira wakigira kugurira ahandi. Bagwa mu kabazo umusore akamubaza ati kubera iki se? Ati no kubera ko ari umukiriya w'imena mfite kwakira mbere y'ibindi byose. Umusore akamubwira ati ariko njye nahageze mbere y'uwo nguwo. Undi akamubwira ati iyo ni itegeko rivuye kuri boss wanjye ngomba kubanza uwo nguwo. Ako kanya Amariza nta nubwo aba afite umwanya wo kwatinda akahita basiga akahita ajya kwiyakirira wa mukiriya uhageze muri uwo mwanya. Araza akimugeraho ati rata nahageze nyakubahwa Paul. Kumbu no musore waje bamwita Paul. Ati ndongeye mwifurije igitondo cyiza nyakubahwa Paul. Ati ni iby'agaciro kwakira umukiriya nkawe w'imena muri business yacu. Paul nawe aramubwira ati mwaramutse neza. Ako kanya Amariza ati ese hari icyo waje watekereje kidasanzwe cyangwa nagufasha kuguhitiramo icyiza kikunogeye? Paul akahita amubwira ati oya nta kibazo ndimo ndareba. Amariza ati rero njyewe nahawe itegeko ryo kuba nakwitaho bikagenda neza ndakeka wankurikira nkagenda nkwereka bimwe mu byiza dufite aha ngaha. Ku rundi ruhande umusore wacu barimo arabwira umukobwa ati ariko uzi n'ibindi minsi ntago serivisi njye nabonye aha ngaha yanshimishije habe na gato. Ati ahubwo ndabona ikiruta ari uko njye nakigendera. Ati kandi wanakoze kubw'ubufasha wamaye umupira wawe ndawujyana nzawukugarurira. Umukobwa akahita amubwira ati oya mbabarira wigenda ntago byaba ari byiza ugiye warakariye umwanya wacu ahubwo icyiza nagufasha ukabasha kuba wagenda nawe wishimye nk'abandi bakiriya. Umuhungu ati uravugisha ukuri? Umukobwa ati yego rwose. Ati kabone nubwo utanagira ikintu ugura ariko byibura nabanza nkanakwereka ukabona yuko n'abantu banatandukanye. Umusore ati nta kibazo nabikunda. Umukobwa ati rero urihanganamo akanya gato unegereze mbanze njye kureba supervisor wanjye mubwire yuko ngiye kugufasha mbanze mbimumenyesha. Umusore ati yego nta kibazo ndaba nkutegereje. Agasigara amutegereje umukobwa agatambika akagenda. Umuhungu ari nako nawe akomeza kwitsa imitima abona nyine bamutindiye. Ku rundi ruhande Amariza waba yakamejeje ari kwereka imodoka nziza Paul. Umukobwa nawe aza yihuta akahita afata Amariza ati wambabarira Mrs Amariza ko hari ikintu nashaka kukubwira byihutirwa. Amariza akahita amubwira ati ese nta nubwo uri kubibona yuko ndi busy? Umukobwa ati nukuri ko Imana ni ingenzi birihutirwa mbabarira unyumve. Paul yarangiza akahita amubwira ati oya nta kibazo genda umufashe ngenda aba nkutegereje. Amariza ati murakoze nyakubahwa ntago biri bufata umwanya munini. Ako kanya Amariza n'umukobwa bakahita batambika bakagenda bakajya ahantu hitaruye kugira ngo babone uko baganira ko umukobwa batagira ngo uwo mukiriya wundi yumve ibyo bagiye kuganira. Bageraho baganirira Amariza akamubaza ati urifuza iki? Umukobwa ati ndasaba ko wamu uburenganzira bwo kuba nafasha uriya musore uri hariya. Ati mu by'ukuri nyine tumufashe nawe abone yuko ahangaha dutanga serivisi nziza inogeye. Amariza akahita amubwira ati ariko ndakeka uwo mwanzuro ubizi neza kutakureba nta n'ikintu kugombwaho. Umukobwa akamubwira ati nutabyemera rero ngenda njye kuvugana na boss mubwire yuko wanze ko mu burenganzira mubwire n'iyi myitwarire itari myiza ndi kubona ahangaha
ubwo Paul nawe niko aba ari kureba ku masaha abona igihe kiri kumucika. Amariza akahita amubwira ati okay, nta kibazo, genda umufashe umugurisha imodoka nyinshi kabisa. Ndaramubwira ati oya nta kibazo, ngewe rwose ndabikora kandi ndakora uko nshoboye, ahubwo ngewe nindamuka nkoze aka kazi kanjye neza mube mubizi, ino position mwashakiraga umukozi mwashaka ukuntu nayijyamo kuko ndaba mbishoboye. Amariza akamubwira ati nabyo nta kibazo, ariko urabibona ko Amariza aba abyemeye nk'utabishaka, yarangiza akahita nawe yikubita akagenda agasubira kureba Paul, akahita amubwira ati unyihanganire nyakubahwa twagutindiyemo. Ako kanya umukobwa nawe aragaruka akabwira umusore ati umva byari bigoranye ariko nta kibazo, biremewe ubu ngubu twatangira guca mu bicuruzwa nkakwereka. Ku rundi ruhande Paul nawe aba ari kubwira Amariza ati iyi modoka ndi kubona nayikunze. Undi akamubwira ati ifite brand ariko ntago iyo ngiyo mbona ikubereye, nari naguhitiyemo iyi ngiyi. Amariza atangira kumubwira ati ino modoka niyo nziza, niyo y'icyerekezo, niyo ihwanye n'umusore nkawe, niyo ukwiriye umugabo nkawe, ndi kubona mwaba muberanye cyane. Umusore akahita amubaza ati ushatse kuvuga ko ino modoka se tuberanye yaba ihagaze igiciro kingana ute? Amariza aramubwira ati mu by'ukuri kubera ko ari wowe, iyi ngiyi turayiguhera amadolari 50,000 by'amanyamerika. Paul ati ndi kumva ihagaze igiciro kinini. Ku rundi ruhande ubwo umusore wacu aba ari kubaza umukobwa ati ngaho rero isobanure uri muntu nyabaki. Umukobwa aramubwira ati mbere yuko nkusubiza ahubwo nkufitiye ibibazo bibiri nshaka kubanza kukubaza kugira ngo mbanze menye neza imodoka ndi bubone igukwiye ndetse ikubereye. Umukobwa ati ikibazo cya mbere, ese ukeneye imodoka ihenze ku buryo abantu bose bazajya bayitangarira? Icya kabiri, cyangwa ukeneye imodoka nziza iberanye n'imitwarire yawe myiza yo kuzajya utembereramo, muri make yo kuzajya uruhukiramo? Ku rundi ruhande Amariza barimo arabwira Paul ati ngaho komeza rero mbwira, ati ino modoka nari nkwitiyemo ni imodoka itwarwa umugabo igasibwa undi. Amariza ati rero naciye ku ruhande, ukwiriye iyi modoka, njye ndabona ariyo muberanye. Paul ati nanjye nayikunze, ariko atarakomeza Amariza akamuca mu ijambo ati oya nta mpamvu yo gutanga ubwisobanuro, ejo rwose byaba ari kure waba ukererewe. Paul ariyumvira akamubwira ati akuzi n'ibindi uri mukuri. Amariza nawe akamubwira ati ahubwo numva ikiza twashaka uburyo twishyuramo. Muri ako kanya Paul akahita amubwira ati ese ntibyashoboka ko umuntu ayishyura make make? Amariza akahita agwa mu kantu. Amariza ati ideni? Paul ati yego rwose. Paul ati ni byiza bajya bavuga yuko buriya kwishyura amafaranga icyarimwe atari byiza, ariko iyo ugiye yishyura gake gake biragufasha ukanabasha no gukora izindi gahunda. Amariza aramureba akiyumvira akabura ahantu ahera hakana, akamubwira ati ni igitekerezo cyiza kinyamibwa. Paul ati yego rwose. Amariza ati okay, ngaho nkurikira muri ofisi rero turebe yuko ubwo buryo twabukemura. Ku rundi ruhande umukobwa bakiri kubaza umusore ati nkufitiye ikindi kibazo n'ubundi, ati se wabasha kumbwira ukuntu uzaba wiyumva mu gihe iyo modoka uzaba wamaze kuyicaramo? Ati se uzaba wumva ibibazo byawe byose wari ufite byashize? Ati cyangwa n'ubundi uzaba wumva uri wa muntu ukomeye uri hejuru y'abandi bantu bose? Ati basha kumbwira ukuntu uzaba wiyumva. Umusore aramubwira ati si ngombwa ibyo byose, ahubwo icya mbere nuko nzaba nakoze ikintu numva nshaka kandi nkunze. Umukobwa ati wow byiza cyane. Ati kuva rero umpaye icyo gisubizo ndumva wowe udakeneye imodoka ihenze cyane yo gukanga abantu yo kugira ngo bagutindeho cyangwa bakwitegereze cyane, ahubwo ukeneye imodoka izajya igufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Umukobwa ati kubw'iyo mpamvu rero ngiye nkufitiye imodoka nziza ahangaha. Muri ako kanya agatambika akahita amwereka imodoka baba bahagaze imbere ati wayibonye? Ati ni iyi modoka. Ati iyi modoka irakubereye pe. Umusore arayitegereza akayireba nawe neza ari kwisetsa gake gake ati wow mbega imodoka nziza. Umukobwa akamubwira ati oya ibyo ntago bihagije, waba wayikunze se urashaka kuyicaramo ukanumva ukuntu kuyitwara bimera? Umusore muri ako kanya ataruhanyije akahita amubwira ati oya ibyo ntago ari ngombwa, igihari nuko iyi modoka ndi buyitware. Umukobwa akahita yikanga ati uravugisha ukuri? Umusore ati yego. Umukobwa bikamurenga ati ngaho mbwira, ati urishyura gute rero? Umusore ahita amubwira ati amafaranga yanyu ndayabishyura aka kanya. Umukobwa akahita yikanga ati wow byiza cyane pe biranshimishije. Umukobwa biramurenga cyane akahita amubwira ati wow ndumva rero wankurikira tukajya muri ofisi ukajya kuzuza ibipapuro by'ubwishyu. Ubwo muri ako kanya akahita afata umusore bakatambika bakajya muri ofisi. Ubwo ni nako amasaha bari kugenda, andi ahita andi yongera aza. Tugarutse muri ofisi Amariza barimo arabwira Paul ati wambabarira ukama umwirondoro wawe ukuranga? Paul aramusubiza ati imibare yanjye yose hamwe ni 54, 23, 62, 71, ndetse akamubwira ati umubare urengaho wa nyuma ni 3. Amariza akahita amubaza ati ngaho mbwira amazina yawe yose yombi. Paul akamubwira ati amazina yanjye ni Paul Malezi. Amariza ubwo ngubwo nagakomeza kuzuza avuga ati Paul Malezi, yamara gushyiramo agasa nk'uwikanga bitewe na resulta baba bamuhaye, ukabona ko nyine atunguwe muri make. Ubwo ngubwo Paul nawe akamwitegereza ari kubona nkaho nawe asa nkaho abibona akagize ikibazo. Amariza akahita abwira Paul ati wanyemerera ukamana nimero yawe y'irangamuntu?
Paul akamubwira ati ibyo nta kibazo kabisa. Ubwo Paul ahita amubwira nimero ye y'irangamuntu ati 12 14 76 84 92 127 17. Ako kanya Mariza nabwo yashyiramo ibyo bamuhereza nabyo bikamutungura bwa kabiri akikanga nabwo. Ubwo Paul nawe aba ameze nk'aho atazi aho biri kuva n'aho biri kwerekera. Yarangiza Mariza akitegereza muri screen akabona bamuhaye notification ivuga ngo nta makuru agaragara yizewe ajyanye n'iyi account cyangwa se ajyanye n'uyu muntu muri gushyira muri system. Ntago muri make iyi account yemerewe gufata inguzanyo. Mariza ahita amubwira ati ndabona bitarimo birakunda, ati ahubwo waba unyihanganiye ukama kanya gatoya. Ubwo Paul akahita amubaza ati haba hari ikibazo kidasanzwe se cyaba kibonetsemo? Mariza aramubwira ati ashobora kuba ari ikibazo cya system ishobora kuba yavuye ku murongo ho gato, ariko nta kibazo ngiye gushaka ukuntu nabitunganya, wowe uraba unyihanganiye akanya gato. Ubwo Paul ahita amubwira ati nta kibazo. Mariza nawe akahita amubwira ati ndaje, akahita ahaguruka akamusiga aho ngaho. Paul nawe agasigara amutegereje nk'umuntu wese utegereje service uko aba ameze. Mariza nawe akagenda akajya kureba icyo kibazo cya system. Ku rundi ruhande batugarure mu biro bya wa mu boss kazi, niwe uba wicaye mu biro kuko aba ari uhagarariye kampani y'izi modoka. Mariza akahita yinjira akamusangamo ati mabuja biranshimishije kuba musanze aha ngaha mu biro. Mabuja akahita amubaza ati habaye iki, ni ikihe kibazo? Mariza akahita amubwira ati hashobora kuba habayeho kwibeshya muri oda mwamaye. Mabuja akamubwira ati byagenze bite? Ati umukiriya wanyoherejeho ngomba kwitaho nasuzumye nsanga muri systeme ntago afite uburyo yabasha kwishyuramo, mbese muri make nta buryo bw'ubwishyu agira. Mabuja akahita amubwira ati yego byo koko hashobora kuba hajemo amakosa kuko umukiriya wanjye afite uburyo bwose yabasha kwishyuramo, haba ari uburyo bwa cash ndetse no muri systeme. Mariza akikanga ntabyumve neza akahita amubwira ati none se ubwo ngubwo ndakora iki? Mabuja akahita amusubiza ati ubwo hashobora kuba ari ikibazo nyine cya system itari gukora neza, byashoboka. Ubwo ngubwo Mariza akakomeza kwiyumvira. Boss akahita amubwira ati umva genda wongere usubizemo umwirondoro wa Joseph Daniel, hashobora kuba ari system yari yatanye birongera bisubire ku murongo. Mabuja ati wenda kuri iyi nshuro bishobora gukunda. Ako kanya Mariza agasa nk'ugwa mu kantu ati buretse gatatu uvuze ngo urambwiye ngo amazina y'umukiriya ngo ni Joseph Daniel ra? Mabuja akamusubiza ati yego. Mariza akamubwira ati none se ko umukiriya nari mfite aha ngaha amazina yiwe atarayo we yitwa Paul Malezi? Mabuja akikanga ati ibyo bintu ntago ndi kubyumva neza. Mariza akamubwira ati yego kubera yuko niwe mugabo wahagereye mu gihe neza twari tumaze kuvugana, umaze no kumbwira yuko uwo mukiriya ashobora kongeraho. Nyirabuja akahita amubaza ati ubaka kanya songo wari hehe? Mariza akamubwira ati ari muri ofisi yanjye. Mabuja ati ndashaka kumureba. Ubwo ako kanya Mariza na nyirabuja wiwe bakahita batambika bakajya kureba Paul aho abasigaye mu biro. Baraza bagera muri korodoro aho bitegeye bareba Paul neza. Nyirabuja akabanza akamwitegereza akamureba neza, yarangiza akahita kurura Mariza akamujyana ku ruhande akamubwira ati wamwibeshyeho ntabwo uri yari Joseph Daniel. Undi nawe aramusubiza ati none se ko kiriya gihe umamagara ari we mukiriya wahageze nyine muri iyo minota twavuganaga, njye nahise numva ko ari we. Nyirabuja akamubwira ati reka uriya ntabwo ari we kuko uriya nta nubwo twigize tuba inshuti, uriya ntabwo ari inshuti yanjye. Aramubwira ati ahubwo ndakeka ushobora kuba wibeshye cyane Mariza, wibeshye ku muntu ubona kubwiye ntabwo ari uyu nguyu. Mariza akamubwira ati none se ubwo ngubwo? Nyirabuja akamubwira ati ukwiriye kumubwira nyine yuko utabona ukuntu umugurisha mu gihe adafite uburyo bwo kwishyura. Muri ako kanya mu gihe baba bakiri kuganira babivugaho, Joseph Daniel akahita ahinguka ari kumwe na wa mukobwa. Bahagera Mariza na Nyirabuja bagahindukira. Nyirabuja akahita avuga ati dore Daniel nawe ati Estefania byiza kongera kukubona. Muri ako kanya bakahita banahoberana nk'abantu baziranye ndetse nk'inshuti za hafi. Mariza arikanga akagwa mu kantu. Daniel ubwo niko bari kubaza Estefania ati wari umeze ute? Estefania ati meze neza, wowe byakugendekeye bite ko mbona wambaye t-shirt? Ubwo Paul nawe aba aho hafi ari kwiyumvira. Umusore akamubwira ati nahuye na accident ariko kakemutse. Umukobwa nawe ati mwaramutse Mabuja. Estefania ati mwaramutse Alejandra, kumbe umukobwa wacu yitwa Alejandra. Ubwo Nyirabuja akahita abaza Daniel ati bagufashe se gutoranya imodoka nziza? Daniel ati yego rwose byagenze neza. Ati uyu mukobwa mufite aha ngaha ni umwagent mwiza mu kugurisha, umva ni umuhanga pe. Ubwo Mariza isoni ziba ziri kumwica. Umukobwa akahita avuga ati oya uri kumbeshyera, ntago bino bintu nyine mbirambyemo cyane, no kuvuga ngo ngiye ndungirije abashinzwe stock, ngiye ntago ndabigiramo uburambe bukomeye. Umukobwa ati njye akazi kanjye ni uguhanagura imodoka no kuzitunganya. Umusore agwa mu kantu akumva ntago ari kubyumva neza. Ubwo ako kanya akahita abwira boss wabo ati Estefania ati birashoboka yuko uyu mukobwa ufite ubwenge bungana uku waba waramuhaye umwanya nk'uyu nguyu, ese we warabirebye ubona ni wakwiriye? Umusore aramubwira ati impano y'uyu mukobwa ni gucika uzayicuza.
Estefania akahita amubwira ati uri kuvugisha ukuri? Daniel akahita amubwira ati yego, kandi yangurishije ku giciro cyiza. Ahita amubaza ati harya Alejandra, wanyibutse igiciro wabashije kungurishaho iyi modoka? Ubwo nyirabuja abategereje. Alejandra akahita amubwira ati n'ibihumbi 60 by'amadolari ya Amerika. Nyirabuja akahita yikanga akanishima ati wow, sinumva ari igiciro cyiza se kibereye umugabo nka Daniel. Alejandra ahita amubwira ati murakoze cyane mabuja. Mabuja akahita amubwira ati niko kazi ka mbere kandi ugakoze neza, nkufitiye bonus ishimishije. Umusore ahita avuga ati nibyo koko mugomba kubimukorera kuko ndakeka arabikwiye, ndetse kandi akwiye ishimwe rikomeye cyane. Estefania ahita ababwira ati okay, ndakeka ubu ngubu ibintu byose byarangiye, igisigaye ari ukuba twakuzuza impapuro tukaba twashyiraho akadomo. Ubwo muri ako kanya ahita akomeza kubwira Mariza ati ikintu kigiye gukurikiraho ugiye gushaka ukuntu ushaka ibyangombwa byose bya contract ubihereza Alejandra ashaka ukuntu abyuzuza, kuko bidatinze uyu munsi agomba gutangira akazi nk'umwe mu bagurisha imodoka muri uru ruganda rwacu. Ati ikindi kandi ukeneye kumufasha we na Daniel bakuzuza iriya fomu y'ubugurirane kugira ngo nabyo bive mu nzira. Ikindi kandi we Daniel nurangiza kuzuza iyo fomu ndagukeneye muri ofisi yanjye, nkeneye yuko turi buze gusangira coffee, mfite ibibazo bitarenze kimwe cyangwa bibiri nkeneye ko tuganiraho. Ubona yuko yabyishimiye cyane ko Daniel yahageze ndetse bamwitayeho. Daniel akahita amubwira ati nabyangira iki ko ndi uwawe Mari kandi tugomba kuganira. Estefania ati nta kibazo ngiye mbaye nsubiye mu kazi. Ubwo akahita nigendera akabasiga aho ngaho. Muri ako mwanya Paul akahita aza yegera imbere akitegereza Daniel ati bumbabariye gatoya ati ese ni wowe Joseph Daniel ra? Undi akamubwira ati yego ni njyewe. Paul akongera ati oya Joseph Daniel nyiri company Z? Undi ati yego. Akahita aza n'ubwuzu bwinshi ati muraho neza nyakubahwa, ati ni njyewe mushoferi wawe mushyashya. Ati mumeze mute nyakubahwa? Ati bambwiye yuko ngomba kugutegerereza hafi y'aho bagurira imodoka, ni muri ubwo buryo nisanze aha ngaha, birangira mbonye mutinze nibwo nahisemo kuza kuba ncisha amaso muri izi modoka zicururizwa. Daniel aramwumva akamubwira ati ibyo ngibyo nta kibazo, ariko ikindi gihe ujye ubanza urangiza akazi kamwe ntukajya utanatana mu mayira. Ubwo ngubwo Amariza we biba byamucanze abayumiwe, yarangiza mu mushamwica akahita abwira Paul ati kubera icyo utari wambwiye yuko wowe uri umushoferi? Paul akamubwira ati ariko ndakeka utigeze ubimbaza. Amariza mu masoni menshi akamubwira ati iyo uba wabimbwiye kare nk'ibyo byose ntabwo uba wandiriye umwanya wose ungana uko nguko. Paul nawe akamubwira ati ariko n'ubundi nawe iyo uza kuba wambajije icy'ingenza nari kuba nakubwiye, ntabwo uwo mwanya wose waba wawutakaje. Paul ati ngiye nizeye nyine ibyo wambwiye kuko wansabye kukwizera. Amariza akamubwira ati yego ariko wowe wari umukiriya n'ubundi utari ufite amahirwe cyangwa se ubushobozi na buke bwo kuba wakigurira imodoka. Paul nawe akamusubiza ati yego ariko nshobora kuzavamo umukiriya. Ubwo Amariza akomeza kumva nyine n'ubundi nta kintu yakomeza kuvugana na Paul. Ubwo ni nako Daniel na Alejandra baba bari kubitegereza. Ubwo ako kanya Paul akitegereza Daniel ati nyakubahwa ngiye kuba ngiye ngutegerereje hasi ku ma escalier, ubwo ngubwo nuza ndi ready kugutwara ahantu hose wifuza. Daniel ati nta kibazo. Ubwo Paul akahita basiga aho ngaho akigendera akajya kumutegereza. Ubwo Amariza amasoni aba yamwishe, yabuze aho areba, yabuze aho akwirwa, yabuze ikintu avuga. Daniel akahita amubaza ati ubuse bwo kuri iyi nshuro wamfasha? Amariza akahita amubwira ati ni ibyangombwa byo kuzuza nta kibazo ndagufasha, ati kandi umbabarire mbere ntabwo nari namenye yuko ari wowe. Daniel aramubwira ati wansuzuguye cyane, muri make wanesheje agaciro, ariko ku bw'agasuzuguro wabashije gutakaza igurishwa rikomeye cyane. Amariza n'amasoni menshi aramubwira ati yego ndabizi. Daniel akahita amubwira ati ikindi gihe rero uzajya ubanza wite ku mukiriya utitaye ukuntu agaragara ndetse utitaye no ku mafaranga afite, ahubwo uzajya ubanza umwereke igicuruzwa ndetse unamwereke yuko umwitayeho, yagura cyangwa atagura ujye umuhereza serivisi nziza, nibyo bituma umukiriya agaruka. Daniel ati ntukajye upima ubushobozi bw'umuntu bitewe n'uko agaragara. Ubwo ako kanya Amariza akitegereza Alejandra ati urishimye se aka kanya? Alejandra akamubwira ati reka njye ntabwo nishimye, nkeka ko abantu babona ibikwiye n'ibyo baba batanze. Amariza akahita amubwira ati none se kutigeze ubwira boss ibyuko nkufata aha ngaha ku kazi? Alejandra akamubwira ati njye ntabwo naje hano mu kazi ngira ngo ngire abo mbuza amahirwe, ahubwo nahaje nanjye nje gushaka imibereho, ngira ngo ndebe yuko nanjye hari aho nava hari naho nagera. Alejandra aramubwira ati njye cyanzanye muri ino company naje nshaka kuzaba umucuruzi wo ku rwego rwo hejuru. Ubwo Amariza abonye nta kindi cyo gukora aramubwira ati nta kibazo reka njye gutunganya contract yawe ndagaruka mu kanya. Agahita yikubita akagenda n'umujinya mwinshi. Ubwo muri ako kanya Alejandra abasigaranye na Daniel agahindukira akamureba n'ibyishimo ati nyakubahwa, ati wakoze cyane, akamuhereza ikiganza. Daniel nawe ati nawe wakoze mu buryo wamfashijemo bwose, wambereye umwana mwiza. Umukobwa aramubwira ati nizere yuko ino modoka uyiguze bitewe n'ubuhanga bwanjye, kutari ukwihimura kuri Amariza wari wagusuzuguye.
Umusore aramubwira ati ntago ari ibyo ngibyo, ati ahubwo umva ngira ikintu nkubwira. Umusore aramubwira ati urashoboye, uri umuntu udasanzwe mu buzima, ati kandi nukomeza uko nguko uzagera kure mu buzima bwawe, ati kandi uzaba umucuruzi w'amamodoka ukomeye ku isi nukomeza ukagira imyitwarire nk'iyo ufite uyu munsi. Alejandra akamubwira ati murakoze cyane. Umusore akamubwira ati ibyo bintu uzabyibuke, urashoboye, uzavamo umuntu wahatari. Umukobwa aramubwira ati urakoze cyane nawe, ngaho ngwino tujye kuzuza bya bipapuro by'ubwishyu ubundi nkurekure nawe utahe. Daniel nawe akahita amubwira ati nta kibazo kabisa tugende. Ndakeka ari nako tugeze ku musozo w'agafilime twari twabateguriye. Dushimiye abantu mwese mukomeza kudukurikirana kuri The Focus X TV. Niba nawe wifuza udukuru nk'utu twiza tw'urukundo cyangwa twigisha amasomo mu buzima, kora subscribe, ukore like, share na comment, tujye tubana mu nkuru nyinshi zitandukanye.